mba nakubwiye amafaranga yawe ubundi abe ukunda amafaranga abe transport kukugeza gute goza niyo umushyitsi ati Kigali urumva amakuru y'imyaka ntabwo muzira yego Imana yanjye jide ariko muhoberane gake afite umugabo hano koko umugore wajyaga abyukira hano ayo utetabya kirangije muraho ese mwokanyagwamo no mu nabandi yewe ese ubaye iki ngaho byuka kiramfashe byuka mama ngaho byuka ayanga uhakuke kirafashe bahise gusuza inshuti yawe hari ikiba bitwaye nta kibazo nyine nanjye niyo mpamvu bwiye muhoberane gake imyaka myinshi ni karibu rero amafaranga yawe nyine biwaniyemo yego yesu nese bikwise ugenda mama yaranumye umunyu nuko na bibiri ntabwo nabisige mu nzira da ndabikoreye mama se meza ati ariko mumenye ko nimujya guhobera ndiwe mari asante asante mama meza tebi inakijumba gihari kudaheruka kuza se kurya umuceri wa kibwa mama se kuyigu kandi mu nzu harimo umuceri ushaka waca mu nzu ki ko mama usoze mama nanu tukufa genda warungu mwiza gayo uriya musaza wanjye buriya ariwe mu rujya irungu hano muri karitsiye oya nakeye tugikorana yarasisa cyane ngo nawe nari nkumbuye ariko nyine wibanze special nyine wibanze cyane aha na hese mama aha no kwa Mutesi aha ni wanje oya nyindi kuvuga ati aha no kwa Mutesi yamvuye nje kwa Mutesi uvuye Kigali uje kwa Mutesi hari umuntu wakubwiye ko nashatse se aruje kunsura shyira mwenda tubiritse nabimenye ngeze inaha ariko mboneye akazi Kigali rero mboneye akazi Kigali akoberanye nabwira n'umugabo wanjye tukimuka tukaza twibera i Kigali naho Kigali birabigoye ahubwo amakuru y'imyaka ibyo tubireke amakuru ni meza hano warabyibushe nabaye umugore ndakuze nyine urebye ndashima Imana ahubwo imyaka myinshi imyaka ine yose hafi 5 se n'igiye kuzura mu nkamezi ndabura amezi gute se ubwo sinkane cyangwa 5 hafa ariko mama nugihinduka abantu b'i Kigali mbarwa murya neza ubaye neza ni kwa umuntu wajya neza gukora siporo ariko dore wabyibushe ako n'undi uracyari mwiza hambere shaye neza oya nuko Imana ageze mu rugo kubera ibyishimo iki urahinduka ariko byose n'uwiteka ndabishima nyine byantunguye nzi nyine ko kiwa Umutesi wa undi ya Mutesi wa Mike nibwo yatemberana ibyo byararangiye maye byararangiye undi umugore ufite umugore nyine witurije hano mu cyaro nyine ndashima uranyuzwe 100%. Ikindi cyaro koko nzi mu ntari n'iterambere no kubyara mugahinga mukorora mwagira amahirwe y'ihene zikabyara n'iryo terambere aha rwose iyo umuntu yabonye icyarya ugahinga bikera ukaba umeze neza ntawe ufite urwaye biba ari amashimwe tuba dushima ubwo rero nawe singo nkubwiye byari binzanye yose raje ndira nibigize yakora gusuza ukumbuzi bari byinshi mukamumbura ku buryo ufite Kigali aribyo bikuzanye cyane nyine sinzi ko wabyizera ariko ibyo yabize niko nyine sanze barakujyanye ariko nta n'ikibazo ubwo wishimye ukaba unyuzwe ko nta mahoro menshi nakwifuza nyine ko unyuzwe ariko ndanyuzwe kandi ndashima Imana yampaye umugabo mwiza ukunda nyine ni mwiza imbere n'inyuma uzamubona ikindi nyine nawe ndacyatinze ntabwo nyitinze nawe nyine ubwo nimba batekerezaga ko nkihari n'iki shakore sana pe nyine nawe urabyumva nyine ntashinyize ku ruhande
kiramfashe mufashe nyine akira agakoni mubyeyi akira gafate warushye kiramfashe yego uretse kinde kuri kigufashe gute niba ari ikirozi se n'igihembe banyoherereza amahembe nyegeza aho mfate hariya kunoze urambasha se ngaho oroshye fata agakoni hano uretse kinde kuri uretse ariko abantu ni abakora yewe se urambasha wapfuye guhamagara n'umwana aho mu nzu yemwa wantabaye waje ukamfasha uyu muntu ibyana neza byaza karifu ariko nyine nyine icyiza iyo umuntu mukunda ubu wifuza iterambere rye wifuza ko yaba ameze neza anezerewe ubwo rero ufite ibyishimo ubwo natwe reka dufatire twishime cyane ukuri ndishimye kandi wari ukoze kuba untekereje nawe ubundi ndishimye pe Imana nk'uko nabikubwiye inshuro nyinshi Imana yampaye umugabo mwiza unkunda buri kimwe cyose nyine ndashima Imana ubwo rero urumva suri Kigali dutahiriza abanyakigali niba rero atari kuzanye yose ndayanze usoze n'abandi twabanye nabi ariko mu minsi uzahamare se ngiye kuhamara wenda ashobora no kugenda nimugoroba cyangwa ejo ariko nyine ubwo mwishimye ushobora kuba mpombye ariko nta kundi oya buri muntu wese buriya afite igeno rye n'ikimana yamugeneye humure Imana buriya ifitiye umugambi ntiwamenya Imana izaguha ugukwiye nyine njyewe byararangiye pe ubuse buriya natinze nk'imyaka ingasi myinshi imyaka ine ni myinshi ari cyagiye mbimenya nayo guhita tugira nyine tukagenda tugiye oya ibyo ntahahise unabyibagirwe umenye ufate nk'aho huye na Mutesi mushya muhe bwa mbere Mutesi ufite umugabo ufite famiye biba bigoye wenda reka cyane kurangaranye ubusena ahubwo bibatswa ntanagwaye n'agatebe ngo wicare oya ntabwo ntibasi reka nkwerekeze cy'ingenzi cyari kwari kuganira ariko nyine ubwo rubwire urakoze cyane ariko ngo natwe dusenye tuzabone abakobwa bazima niba kimwe n'ibiki urihangane uretse tugenda burdakuye yose nkurekura utagwa wefata ku rutugu aha mbese fata nawe yewe aho ngwino nkoreka tujye mu nzu yewe nawe ntandifatire yawe ndikumpereza ikirato cyanjye akira kirabanje kugwa niba ari igihenda tujya kumpamagarira Tereza we tujya kwaje muhamagara ariko tubanza tujye mu nzu icara neza cya bukobwa burarambira n'ubu bumva wararambiwe wenda ushaka kwibera umugore wowe wabaye umugore ukumva umusabyibuha pasi ntabwo nkunda ibintu bibyibushye ubusa waba ubyibushye nawe nkabyibuha kabura akora adakunda n'udukobwa duto kubera nyine ari munini ariko wowe urumva wishimye uryama ugasinzira ceceka umva ndaramufashe ariko koroda humura neza turara hagiye utwanda fofo Imana izaguha umugabo niyo yaguha umugabo ureshya nka wa wundi w'inuzi ariko izakugire neza ikurengere Imana we noneho iyo utwite bwo rero akarara afata ku kana ke ntuzankuriyemo inda dore mbona umeze nk'idayimoni ndabona ariko by'ubwegeke ngegeka abarozi we nimutana n'agashyari ndatwite kuko mfite umugabo ariko Imana ishimwe basi noneho ubu nanjye ubu nabona amahoro se wayagira ko uzahora nta mahoro ufite nese ko wabonye kurode igihe wazanditse ubundi se we ntabwo ngushaka hehe
Mwari kugusaba Imana izakugire neza nayo yaguha umugabo ureshya n'ifuni ihamba imbwa. Ariko ukitwa kuri umugore hari ikibazo. Umugabo nahawe nawe ari wowe umusabye. Imana izamusubiza. Ngende ubuntu mwiza. Yesu niko icyo twapfaga ariko rode ubu nari. Gusa kera kankubonanye nawe. Yesu we nagucika ngucurukura. Ndabona ariyambikishijwe. Ntunkoreho utandoga. Impeta nizo naguze kugira ngo abasore tuzanyibeshyaho. Rega njye nubaha umugabo wanjye si twiza rata turutuye. Si undi mbwira n'icyo wahaye Claude ko nzi ko atagukundaga wamwishinje bagutera inda. Ngiyo uryoshye niyo ugenda ubu byumva. Ariko warabipanze. Ngerega mfite ubwenge nese ubona ngana nawe wagiye kwirwa mu mujyi ukaza uje nta n'ikikapu uzaniye Yesu. Nsereza ngo ndi umurozi wowe uri umupfumu. Naribi ngo upfumu bwawe bwarakoze Imana. None ubu ushabu yambuze ngo tujyane muri dushe sheri nawe araneteshaga kandi. None se kuranga utari kumwe n'umugabo wawe nyine. None se ko ari uko mbamuye na za nyamunsi zigenda kubera rero iyo udafite urugo uhora ubuyera. Ngera nari mvuye gushaka ahantu tuzifotoreza amafoto y'umwana nako tugiye kubyara tumeze. Undi sugura twite cyane urushwi y'umurwayi. Bavuze neza ariko Imana ikakurengera. Uko hamana umushani ko Imana itazakurengera. Na wa mugabo ureshya n'ifuni nawe uzabona. None izagureshya n'ikibuto cyawe. None uri umugore. Umva Madame Claude. Reba tunatumeta nawe narayimuguriye ariko yanga kuyambara kuko nyine atagukunda ko akatagukunda. Arankunda none se nitubana ariko nawe ufite umujiha uri kubona wamira kandi nicyo wantwara. Ihangane byakire. Byakire uzajya ugenda uhereza abahisi n'abagenzi n'ubundi nibyo wamenyereye. Cyakoza n'ugitara n'amagambo. Ngira ukuri baranze. Nari nzi ko basi abonye na Claude amagambo agashira ivuga ahubwo nibwo yongera. Wararana n'umugabo amagambo agashaka ariyongera. Nubwo abyura aruvuga. Noneho ngo arashira. Ubu ndageze Madame Claude. Ariko nawe rero Imana izaguha umugabo sibyo? Wenda ariko nazaba ari akaraya nkawe. Abo bakubwiye ko nyine se. Dare gisha fafu uri keza mo gakino uko wigeze indaya. Ariko ni witono uzamubona sibyo? Se gukomeza kunyita indaya wambonye indaya. Sha uriyo kandi warigeze kubinyemerera cyagihe duhagaze araruguru. Niko. Nzi ko basi ugeragira abakiriya muzandangire kuko uko ndi. Nawe njya menya n'indaya. Ese ubundi we ubura ryamo gasinzira. Cyangwa urarurota Claude. None Claude yarambwiye nako hoye. Akora umuntu wambwiye nyine ngo mwara. Wowe bakuvuga n'ibintu bibi ngo umeze nk'agasurira nyine ngo hariya hahandi cyo nangara amagambo yawe. Ngira ukuri. Aho uraryamo gasinzira. Kurana n'umuntu uzi ko atagukunda. Nasinzira n'umugabo ndi impande ko mubwira ngo byuka twongere ahubwo bika. Shabe nabyo ufite ifembe. Rega nabyo narinze ako wewe wari warabihaza ubundi washaka kunjyana Claude kubera iki? Wewe warabihaza. Ngayigendere rata. Ariko suzanzire mu rugo nimba ushaka amahoro cyangwa uhure na Claude. Nuzajya ubona Claude ujye wirukanga. Nizera ko nawe ntazongera kubona mu buzima bwanjye. Ntabwo nigeze mu buzima bwawe. Mu maso ho tuzahura kubera tuba mu mudugudu. Okay, waramubonye basi nanjye. Yesu agira neza azakugira neza. Nawe gusaba umugabo ureshya n'ifuni ihambirwa icyayi kibuto cyavoka. Ntago ari ukeneye babaga bose wirutsemo. Ayiwi hayo bebe nawe rero ngarashaka papa we ngabaye inyamunsi we. Urabeho. Nzuru urakomeje koko. Bari ngiye mbaho nzwana bitwa. Ko sinago nakubeshya. Ntabwo nakubeshya. Ibintu ya mukobwa. Simba mfite n'ahantu mbere. Ntabwo yahaga. Nese ubundi bo uvuze mu by'ukuri ukavuga mu bantu bavuga yuko umushinja iki. Hapo ubundi uburyo yaje kunyitsindika. Byaje kunyitsindikaho ngewe kuvuga ngo aratwite ngo ni ngewe uretse kuba twaragize gutya tukabona twararanye ariko ntabwo nzi uburyo byagenze niba ari ibirozi by'iwabo. Ariko rero buransetse. Yewe mbona ibintu bidasobanutse. Icyo ntabwo ikibazo ari we. Ikibazo ni we. Mbese ikibazo ni nde ariko ubwira ibintu gute wavuga ngo umukobwa yakwiziritseho. Ese mu by'ukuri iriya nda yarayiteye. Ariko ubundi ubona twite cyangwa ni ibintu byo gupapira gusa
biri aho ngaho niba natwite ntabwo ari iyanjye si iyanjye. Mbese ubundi uwo muganga bimeze bite? Ariko ubu tekereza gute? Oya ariko se ni gute ubu ni hehe ni iki yaba yaramaye cyatuma mbura ubwenge ku buryo ntamenya yuko nayicometsemo gute? Wari wasinze ndakoze itsinda ryawe ni umunsi. Nasinze ikigage se? Byanashoboka. Wowe n'amazi y'itorosho wawe. Ubu ugiye gufata umwana w'abandi umuhangayikishije. Ahubwo umuhangayikishije. Oya buretse mbara mbwiza uri gupanga iki? Kumva wakora. Ntabwo ibintu byo kunyitsinda hasi mbishaka. Waratinze rero ntabwo ubu ngubu ari utabishaka. Ahubwo ikintu kiriho ni kimwe. Icara ubake. Iki cyonyine gikeneye. Ariko uriya ntabwo ari umugore wo kubaka. Uriya ntabwo ari umugore wo kubaka w'iki. Buriya ni umusazi wagira ngo abazimu biwabo bose niwe bakukiyemo, ntabwo ari umugore wo kubaka. Uriya so yakubakaga bushobora ubwo. N'abandi mumazemo uburyohe, ntabwo si umugore wo kubaka. Ugende umubaze ariko siranda ni ya iriyanda ni ya nanjye simbizi. Ariko ngiye nanabyiyumvamo pe. Uri murumuna wanjye. Ariko uri ikibwa pe. Nanabyiyumvamo ko atari iyanjye pe. Uyu wiyumvemo kuri n'ikibwa. Mbere yo kumva ko inda atari iyawe. Utangiye kurengera. Ntabwo ndi kurengera. Utangiye kurengera rwose ngiye ntabwo mva mubwiza ukuri. Sikugira mivumbi kumuvumba. Ibyo wigira byose. Amakosa n'ayawe. Ubu wowe uragira ngo dusubire inyuma nkwibutse. Unyibutse iki se? Kutemeye ya Mutesi wowe ntabwo mwigeze mubikora. None ngiye uri kunsindira ibyo nako. Arega urabizi umuryango wacu twege tuyita tubyiyumvamo iyo utakoze ikintu duhita tubyiyumvamo. Ubwo rero ibintu byo kuvuga ngo umva byo wegera byose ugenda ukagira ko niwo mushatse. Urabona naramushatse. Niwo gushatse. Emera urongorwe rero niba yaragushatse. Mbera rwose ubundi kubera iki yakomeza kunyizirikaho yajya agashaka ubuzima. Ese ubundi ninde uri kukoshya ibyo bintu? Wowe mukobwa muri kumwe uri gutuma utekereza ngo ndetse uri kunyeshya ko yatumye nshwana niho twikundaniraga. Nabyo tugashwana bikarangira. Ariko urishakira nandeke njye mu buzima bwanjye nyine nandeke. Ubu maze guhobagiza umwana w'abandi umutenda umwicundiye ibyo inshuro ntazi nurangiza ngo ntabwo ari rwo rukundo rw'ubuzima bwawe. Nawe kukugisha inama hari igihe aba ari ukubura umuntu ayigisha. Ntabwo ari cyo kibazo ahubwo wowe wanga umuntu ukubwiza ukuri. Wenda wowe warakumvaga iyo umuntu yakubwiraga ngo iki njye ntabwo nakora ibintu nk'ibyaha. Washatse umukobwa w'abandi umuteye inda umaze kumugira uko ushaka, umaze kumukura ku isoko uragira ngo umusige hariya azabe hano. Nta bintu bye nzi njyewe. No mu buriri ndyama gutya akaryama gutya. Ahantu murana we. Ese rwango ntabwo uzi ibintu by'umugore wawe. Utekereza ko ari umugore? Njye nta mugore ngira. Neza ubwo ushaka gutandukana n'iki kandi nta mugore ufite? N'umukobwa unyizirika. Yakugira inama yo gufata uriya mwana w'umukobwa w'abandi kuko ibyo wamukoreye ibyo wigira byose uce hirya ariko uriya niwe mugore wawe ni nawe ugutwitiye umwana. Ubwo nzamuzana nawe umutungane na Mutesi niba wumva kugomba kumunsirikaho mpaka nzamukohereza mu bane muri batatu. Gufata umugore wawe umukomeza ubagiriye iyo ngiyo. Gusa inama ubungiriye n'igihe. Wanga bakubwiza ukuri nicyo kibazo cyawe rero. Mama wendi numi
Tira do. Mama. 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 Ajya cyadi ipine kinyuze. Mama. 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 Mama nibizi. Yego kama. Mama kuki utagiye kuryama mu nzu? Iki? Iki mama? Mama wabaye iki? Mama. Mama. Uzana amazi. Mama ngwe amazi. Aki. Nago yashaka. Ndiko Mutesi we Mutesi arashatse. Mama. Mama. Let's say mama. Mama. Iwe, sharanya mwana. Mama. Nawe ugiye kubyara? Kumuzanye ibifurose ugiye gupfa? Mama byagenze gute? Ikiro cyafashe kiranguta. Nese kutabamagaye nokore waguye. Haje wa mugore wo gasaza aranjame. Wa mugore wa Karori? Ni Kamari. Ase gasaza kaje kaza. We arafatanyira amanyarije mbe. Cyabe urayi aho cyafashe. Aho cyafashe mwana wanje. Narakubwiye ngo ujya gukina imipira kwawe nari mvuye ndari. Nese ko nari nazerere nuko nari natembereye. Mama mbigenze gute? Yaguru njyane mu nzu ntago kugashazi. Yaguru njyane mu mwana wanje. Urane urasubamba. Mama. Ayiwe. Ndakura. Hane barambwiye ngo ngura siporo ndax. Amazi yacu. Yawe. Ora mama. Ariko se bansaka. Mama. Njye kureba Mutesi. Mutesi se. Mutesi se afite impuhwe ibyo namukoze nta nyishura. Uye mama. Wikira. Bivira guturuka mu birenge no mu maguru. Wikira. Mama ndaje. Witsika wajyana we. Ndaje nyine akajya Mutesi akujyane kwa muganga. Uye mama utapfira. Mutesi ntabwo. Mutesi.